ndabasuje mwe mudukunda mugakurikira ibiganiro tubagezaho ku Ikamba Blooms TV, muri kumwe na Sisi mu kiganiro Life Care, tugira ubuzima bufite icyizere, ubuzima bufite icyerekezo, ubuzima bufite intego. Ndakwifuriza kugira ubuzima burabya, butanga impumuro nziza ku bagukikije. Rero ntabatindiye nagira ngo tuganire ku bintu bimwe na bimwe byadufasha mu buzima, ku bintu bimwe na bimwe tujya dutaho umwanya bikatwangiriza ubuzima, ku bintu bimwe na bimwe ushobora gufatira icyemezo ubuzima bwawe bukagenda neza. Ni kimwe nanone ko hari ukuntu usanga nyine umuntu afite ibintu yiziritseho. Reka nkubwire, niba hari aho ushaka kugera, niba hari aho ushaka kuva no kugera, ni ukuvuga ngo hari ibintu ugomba kwikuramo cyangwa abantu wakikuramo cyangwa ibintu wakikuramo, ubuzima bwawe bugatera imbere kurusha uko wabitindaho, bikakudindiza bikanakwangiza. Ni ukuvuga ngo mu buzima bw'umuntu nta muntu kampara ubaho. Ibyo bintu numara kubyishyiramo ko nta kintu gihoraho, ni ukuvuga ngo ibihe biraza bigahita. Turabyuka tukongera tukaryama, buracya bukongera bukira, imvura iragwa izuba rikava. Ni ukuvuga ngo ibihe bihora bihinduranya. Ariko nujya kwizirika ku bihe, ukizirika ku byashize, ni wowe uri kwihemukira, biratuma utabasha gutera imbere, biratuma ari intambwe utari butere. Ariko ibyo bintu nubikura mu buzima bwawe, urabasha kubaho neza. Ni ukuri gerageza ibintu bimwe na bimwe tugiye kuganiraho ubikure mu buzima bwawe kandi bizagufasha. Kuko uko wizirika tuvuge ngo sindi bubeho ngo kanaka adahari, urabuzwa n'iki kubaho? Urabaho kandi neza. Ariko nubyizirikaho ukavuga ngo ndabaho kuko kanaka ariho, ngo ndanezerwa kuko kanaka yabigizemo uruhare, shanda kurahira uzarinda usaza, uzarinda upfa utanezerewe. Fata umunezero wawe n'ubuzima bwawe ubanze wumve ko ari wowe ubifiteho ijambo. Ntabwo hano ndi kubigisha kuba abanyamwigendaho cyangwa kutagira inshuti cyangwa kutabana n'abandi. Ndakwigisha kubanza wowe wikunde, ubanze ugire ibintu bimwe na bimwe urekura kugira ngo ubashe gutera indi ntambwe. Kuko uko ukomeza kwizirika ukavuga kanaka se nimureka biragenda gute, kanaka se nimureka abantu baravuga gute, kanaka se nimureka niba yanyishyuriraga inzu nzabaho, kanaka se nimureka niba byari bimeze gute, ukumva hari ibintu udashaka kurekura. Umva ndakubwiye ngo niba ubona uri mu bintu bitari byo, birekure, utere indi ntambwe, wigire imbere. Imbere ni heza, urabona ibindi byiza byinshi. Ariko kuko ukiboshye mu bitekerezo, kuki ukiboshye wiboheye ku muntu wamwiziritseho, wanze kumurekura kandi we ashaka ko urekura, icyo gihe nyine ni wowe biri kudindiza. Kuko nagira ngo nkubwire ko umubano wose uko waba umeze kose urashira. Ni ukuvuga ngo hari abantu twabanye kuva twabaho, twatangira wenda kubaho, ukagira abantu b'abaturanyi bakagenda, ukajya mu ishuri, ukagira inshuti zimwe zikajya mu mahanga, abandi bakajya mu bindi bihugu, abandi bakajya gukorera mu ntara, ugasanga nyine baragiye. Noneho uko byagenda kose, niyo wakunda umuntu ute, niyo wagira gute, hari igihe biba ngombwa ko akuva iruhande. Wenda atari uko akwanze, ariko kubera igihe murimo, igihe mugezemo, akaba yagenda. Icyo gihe rero niba waramwiziritseho, kugenda kwe bizakuvuna, bizakugora, usange uri kwiboha mu bitekerezo, usange uri kwibohera kuri wa muntu, usange hari indi ntambwe utari gutera, wumva umeze nk'aho wicaye, ubuzima bwarangiye, ibintu byahagaze. Oya, nagira ngo ubwire ngo niba uri no muri icyo gihe, haguruka nonaha. Niba unyumvishe ukaba wumva ibyo mvuga hari icyo uri kumvamo, wumva ndi kuganira n'umutima wawe, haguruka utere indi ntambwe. Ntago ubuzima bwarangiye. Bijya bibaho ko tubura abantu dukunda, ukabura umuntu ukunda ariko ukumva wacitse intege, ariko gerageza ubeho. Nibaza ko niyo wenda tuvuge wamubuze, wenda ariho cyangwa atakinariho, ariko amenye ko wateye intambwe, amenye ko wabyutse ukajya gukora, amenye ko hari ikintu wagezeho, nibaza aribwo yaba fiyeri kurusha ko wizirikira hahandi ngo uheranwe n'ako gahinda, ngo wumve ucitse intege, wumve ko ibihe bitahinduka.
buriya hari principe ijya ifasha umuntu, wifata umuntu ngo umugire marayika, cyangwa se ngo wumve ko ari umuntu utakosa, cyangwa se ari umuntu utaguhemukira, cyangwa se ni ukuvuga ngo mu bintu byose urimo nugerageza kwemera ko hari positifu na negatifu biragufasha kubaho utihebye. Ni ukuvuga ngo ibyiza tugeramo turabibamo, nitumara kubibamo tubinezererwemo, ariko mu gihe uri muri cya gihe cyiza cyo kunezerwa ibuka ko hari igihe wababaye cyangwa se n'imbere hazaza ibindi bihe bibabaje. Rero icyo gihe tegura umutima wawe, utegure ibitekerezo byawe, uvuga ati mu gihe bino bintu ndimo bihindutse biragenda gute? Ndabaho, ndapfa, ndasesa imigeri, ndajya mu buriri niyorose, ibyo nakoraga ndabireka. Ushobora no kuba wacuruza ukaba uyu munsi uri kubona icyashara, abakiriya baraza ku bwinshi, ariko tegura mu mutwe wawe ko hari igihe ibyo bintu uri gukora bishobora kuva kuri pause, hakaduka ibindi, abakiriya bakagenda. Ubu bitegure, ntiwumve ko wapfa, ko ubuzima bwarangira. Cyokora niba ugiriwe ayo mahirwe, tekereza akandi kantu wakora, kuko nk'ubu hari imirimo imwe n'imwe twari tuzi ko itabura akazi, ariko uko igihugu kigenda gitera imbere, uko tugenda tugera mu bihe by'iterambere n'ikoranabuhanga, biragaragara ko hari akazi kamwe na kamwe kazajya kagenda kagabanuka. Rero nawe niba wenda ibintu ucuruza wabonaga uburyo ubicuruzamo bigenda, ariko hakaba haraje ibibisimbura, wikiheba, ntucike intege, gerageza wongere utangire ibindi, cyangwa se bitangire bya bindi bitararangira. We kwizirika ngo amarangamutima yawe agenda aboherwa abantu, kuko niwemera ko ibihe bihinduka, ko abantu bahinduka, ko nta gahora gahanze, icyo gihe bizagufasha. Noneho nkaba nkugira inama yo kwita ku marangamutima yawe, sibyo? Utekereze ku bintu ubasha gukontorora, nibyo bigufasha kwita ku marangamutima. Ni ukuvuga ngo urugero wenda ntabwo utelefonnye umuntu mwari mufitanye gahunda, yanze kukwitaba rimwe kabiri, urategereje biranze, muri wowe urahita wumva wishatsemo umujinya, uhita wumva ushatse kurakara, ariko se mu by'ukuri urakajwe n'iki? Urakajwe nuko atakwitabye? Oya, ahubwo urakajwe n'ibintu utangiye gutekereza, kubera iki yanyiciye gahunda, kubera iki atanyitabye, niba icyo aherereyemo, niba icyo arimo. Sinkunda abantu batari seriye, usanga amarangamutima yawe utangiye kuyagaburira ibintu utabasha no gukontorora, ni ibintu uri kwimajina, nta nubwo ufite fagiti zituma bikugaragarira nyine ko ibyo bintu ariyo mpamvu yaguciye amazi, atari siriyasi, yishe gahunda. Ibyo ni ibintu wowe uri kwimajina mu mutwe wawe. Icyo gihe rero bigutwara hehe? Muri kumva ya marangamutima yawe atangiye kuzanamo ikintu cy'umujinya n'uburakari, kandi mu by'ukuri wasanga impamvu atakwitabye ari mu nama, impamvu atakwitabye wenda aratwaye, abapolisi baramuhagaritse cyangwa ari kubona abapolisi, cyangwa se wenda hari umuntu wundi bari kuvugana ku buryo atabasha gufata telefone, yahuye n'izindi mpamvu zishobora gutuma atabasha guhita kwitaba muri ako kanya, ariko kubera wiyishe amarangamutima yawe, ntabwo wayakuze, wayababaje, watekereje ibindi bintu bitanafitiye ibimenyetso, wimajinye muri make. Icyo gihe rero bigatuma wenda n'igihe agiye kuzira aje hari bimwe byapfuye, agusobanurira impamvu yatumye atakwitaba. Nagira ngo nkubwire ngo ita ku marangamutima yawe. Ni urugero ruto ntanze, kuko wenda nanze kwinjira mu bindi bintu, kuko hari byinshi abantu bacamo bigatuma amarangamutima yabo yangirika. Icyo gihe rero ita ku marangamutima yawe, igirira impuhwe. Amarangamutima yawe yagirira impuhwe, nawe wigirira impuhwe, kuko amarangamutima niyo usanga agize uruhare runini uko uri bugaragare mu bantu. ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa. Ni ukuvuga ngo hari ibintu bimwe na bimwe biberamo indani utabasha guhisha uko byagenda kose. Rero igirira impuhwe. Ikindi kandi nanone wirinde kumva ko hari umuntu ugomba kugena uburyo utwaramo amarangamutima yawe. Ibyo bintu ubyirinde, kuko nubyirinda biragufasha. Uraba wigiriye impuhwe, uraba wikunze, uraba kandi nawe wifasha kuba hari ahantu utari butinde. Buriya kenshi bikunda kuba ku bantu bahubuka. Buriya abantu bahubuka ujya usanga amarangamutima yabo rwose bayangiza, usanga nta mpuhwe mwigirira.
mumbabarire njye ntabwo ndi muri ba bantu bahubuka, njyewe rwose ninkubwira ikintu inshuro nyinshi uzajya umenya ko nagitekerejeho, nagifatiye umwanya wanjye kandi niteze ikiri buvemo cyose. Nuko nyine ubona njyewe nuko nteye, ntabwo njye njya mpubuka pe, ntabwo mpubuka. Rero irinde kunaniza amarangamutima yawe, wigirire impuhwe, wirinde kurakazwa n'ubusa. Akenshi usanga roho zacu zicwa n'ibintu dutekereza. Irinde rero kunaniza umutima wawe, irinde kuwubabaza, irinde guhubuka, kandi nanone wirinde kwicwa n'ibintu utekereza kurusha ibyo uzi neza. Wirinde kwimajina. Ibyo bintu utekereza utazi neza nibyo usanga byakwiciye ya marangamutima yawe. Iyo bimaze kwica amarangamutima yawe rero, urumva uba uri kugana ahantu habi. Niba uri kunyura mu kibazo runaka, irinde gusa nacyo. Irinde ko abantu bagusomamo ibintu runaka uri gucamo. Wisa n'ikibazo uri gucamo. Ndakubujije bisa n'ibyo uri gucamo. Igirire impuhwe, ikunde. Wirinde kwitesha umutwe. Ubuzima ni ubwawe, nta wundi muntu buri mu biganza. Aho uri bushyire icyerekezo cyabwo niho buri bwerekere. Kandi nubufata nk'ibintu biri aho bidafite epfo na ruguru, niko nyine buzakubera. Ariko nubufata nk'aho hari aho ushaka kuva n'aho ushaka kugera, bizemera. Icyo gihe rero ni wowe wo kwikunda, ni wowe kwiyitaho, ni wowe kumva ko umunezero wa mbere ari wowe. Ni ukuvuga ngo abandi baragukunda, ariko nawe wabanje kwikunda. Hari igihe usanga warabayeho igihe kinini kandi kirekire uberaho abandi, waratanze ibitambo byinshi kubera abandi, wowe ukiyibagirwa. Ntabwo ari byo. Gerageza nawe ugire agahe kawe, wikunde, wiyorohereze, ubuzima buzarushaho kuba bwiza kandi uzaba unezerewe kandi uzarama. Nongeye mbigusubiriremo, irinde kunaniza ubuzima bwawe. Ikintu kibi kikubayeho ntabwo aricyo kigena ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Rero irinde kwinaniza, irinde kwiyanga, irinde kwica amarangamutima yawe, irinde guheranwa n'ako gahinda, ahubwo ugerageze wumve ko, utekereze neza, wumve ko atari gutyo biri bukomeze kubaho. Ni ukuvuga ngo birasimburana. Ni ukuvuga ngo niba uri mu bihe bibi rero, wiheranwa nabyo, kuko ejo hari ibihe byiza biri imbere yawe. Wicika intege rero wowe unyumva, nagira ngo nkubwire ngo wiyiteho, wikunde, ubuzima bukomeze bukuryohere. Murakoze kubana nanjye rero, nakagaruka, mwibuke gukora subscribe, like na share, kugira ngo ibiganiro byacu bigere ku bantu benshi. Ndabakunda cyane, bye bye. Bizu bizu.